Haleluya. Umutima wanjye unezerewe Imana cyane kubw'aya materaniro. Amen. Iyo Imana iguhaye amahirwe, amen, yo guhagarara ugabura ibyayo, njyewe mba ngabanye kabiri. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Guhagarara hano ni umugisha ukomeye, kubera yuko ugabana kabiri. Iyo ubwiriza abandi nawe babanje kwibwiriza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Iyo wahawe ubutumwa ni wowe wa mbere bugeraho, ukaza no kugera ku bandi. Ndashima Imana cyane ko uyu munsi ingiriye icyizere cyo guhagarara imbere y'ubwoko bwayo kugira ngo ntambutse ijambo ry'Imana. Tugiye gukomereza ku cyigisho cyacu cyangwa kuri message, uko wabyita uko ariko kose. Turasoma Timoteyo wa mbere, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4. Turasoma umurongo wa mbere. Ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Reka tugarukira yuko turi abakozi b'ubwami bw'Imana. Nimuze tubwirize ubutumwa bwiza bw'ibihe dusohoyemo, kubera yuko ibihe dusohoyemo ni ibihe byahanuwe n'abahanuzi ba kera. Imana ihabwe icyubahiro. Bagiye babibona bitaraba, bakabona ibimenyetso by'ibihe bya nyuma, bakabona akaga kazatera isi, bakabona uburyo iby'agakiza bizagorekwa, bakabona iby'inzira y'umusaraba ukuntu buri wese azabivuga uko yishakiye. Bamwe babwiriza ibya Yesu babitewe n'icyubahiro, abandi babwiriza ibya Yesu babitewe no kwishyira hejuru, abandi babwiriza ibya Yesu babitewe n'irari ry'imitima yabo. Ariko uko bimeze kose, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwaje kugira ngo abari mu mwijima bamurikirwe n'umucyo. Haleluya. Haleluya. Nta kindi cyazanye Yesu. Amen. Haleluya. Nukugira ngo abari mu bubata bw'ibyaha babohorwe n'imbaraga z'amaraso ya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Natwe rero twahoze muri uwo mwijima, twagenderaga mu ngeso za kera. Ariko uyu munsi, haleluya, ntabwo tukigendera mu byo twagenderagamo kera tutarizera, kuko uyu munsi turi abana b'umucyo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. None rero reka umucyo ukurimo, reka umucyo undimo ugira abandi umurikira bari mu mwijima. Amen. Haleluya. Kuko Yesu icyo yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo yose y'umwijima. Twasomye ijambo ry'Imana, niryo twasomye no mu cyigisho cyatambutse, ubwo twavugaga icyo Imana yari yadutumye. Kubw'ijwi ry'Imana ryatugezeho riratubwira ngo nimubwirize abantu ubutumwa bw'ibihe bya nyuma. Ese nshuti z'umusaraba, iyo mwebwe mwitegereje ibiri kubera mu isi, dufite umugisha. Hari ikoranabuhanga, ushobora gufata amakuru yose y'isi ukayamenya mu mwanya muto. Amen. Ushobora kumenya amakuru y'imigabane itandukanye, kubera yuko tekinoloji nyine yateye imbere. Amakuru y'isi tuyamenya mu mwanya mutoya. Hari amateleviziyo, hari imbuga nkoranyambaga zitandukanye zitambutsa aho amakuru, aho isi igeze n'ibiri kubera mu isi yose. Iyo witegereje, amen, ariko ukitegereza utari mu mubiri,
haleluya. Kuko iyo witegereje uri mu mubiri ubona ahubwo hageze. Amen, haleluya. Iyo witegereje uri mu mubiri ubona hageze ngo wenjoyinge. Amen, haleluya. Umuntu yaba ari Kigali yareba abari mu gihugu runaka cy'amahanga gikomeye akagira inzozi nawe zo kuzahajya cyangwa cyo kuzamera nk'abo yabonye uko bameze, akumva ahubwo niho hageze kugira ngo yishimire ibiri mu isi n'ibigendanye nabyo, ariko mu mwuka. Haleluya. Mu mwuka, abari mu mwuka, ndumva hari indirimbo abaririmbyi bagira ngo abari mu mwuka ngo nibo bazabimenya. Sinibuka iyo ndirimbo neza uko bayiririmba, ariko ngo abari mu mwuka nibo bazabimenya. Iyo witegereje uri mu mwuka ubona iki? Amen. Ubona isi itageze ku musozo. Iyo witegereje ukabona amadini atandukanye, amadini, ntago mvuze itorero ni rya Kristo. Iyo witegereje amadini yo ku isi hose, two kuvuga mu Rwanda kuko ibintu byose byaragutse. Iyo witegereje abari kuzirura ubutinganyi, amen, bakemera gusezeranya umugabo n'umugabo, bagasezeranira imbere y'Imana mu nsengero zabwiririjwe mu butumwa bwiza, ariko kuko barimo kugendana n'ibihe bakabaho kugira ngo tutagaragara nk'aho turimo kurwanya ibiriho, reka tubyemere natwe dusezeranye. Ni uburenganzira bwabo. Umuntu kubana n'uwo ashaka, umuntu kuba yasezerana n'imbwa ni uburenganzira bwe. Umuntu kuba umukobwa yasezerana n'undi mukobwa ni uburenganzira bwe. Iyo witegereje mwene data ubona Yesu atagiye kugaruka. Amen. Iyo witegereje ni hehe wabonye umwana yica umubyeyi we amujijije ngo ntago yamuhaye umugabane, ntago yamuhaye umunani, ngo kugira ngo amuzungure arafata isuka bahingisha mama we umukecuru amukubite mu mutwe apfe kugira ngo abone umurima, kandi uwo murima nawe azapfa usige. Iyo mwitegereje mubona ibimenyetso bitaradusohoreyeho. Haleluya. Mwebwe iyo murebesheje amaso y'umwuka mukareba ibizira bikorerwa hera byarangiza bikitwa ibyera, iyo mubyitegereje ibyo bamaze kuzirura byaraziraga. Hari ingingo twasorejeho ubushize. Haleluya. Yaravugaga ngo mubambwiriye ngo amategeko n'amateka byanze ntago bihinduka kandi ntago bivuguruzwa n'umuntu uwo ari we wese. Amen. Ariko kuri iyi nshuro umuntu runaka bitewe n'icyarico, ndavuga icyarico mu byitwa ubwami bw'Imana, kuko yabaye profete ukomeye, wabonye bikomeye, arabyuka mu gitondo akavuga ngo kwihana nibikurweho, kwatura nibikurweho, Yesu yarabirangije. Abantu bagakoma mu mashyi bakavuga ngo n'ubundi uyu nguyu niwe wacu. Ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye ngo bazigwiriza bigisha bahwanya n'irari ryabo. Reka nze mbabwire bene da, uko byagenda kose abarongorwa bubaka amazu bayubaka, babyara, abiga bakwiga, mumenye ko Yesu agiye kugaruka. Haleluya. Ubu ni ubutumwa budakomerwa amashyi, ariko
ni ubutumwa bufite imbaraga kugira ngo abantu batibeshe amahoro, kandi nta mahoro yo mu isi. niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ngo ni hehe abizera bazajya kuba. aravuga ngo mu isi ntaho tuzakirira. bene da, ubyange ubyemere, mpagaze hano mbwirijwe n'umwuka w'Imana. Imana yarambwiye ngo nimumbwirire abantu banje abese n'ibindi byinshi ugiye kumva, ariko ubutumwa buri hejuru y'ubwo ngubwo mu ijambo rimwe. mumbwirire abantu ubutumwa bw'ibihe bya nyuma musohoyemo. haleluya. ijambo twasomye reba ngo umwuka bivuga ntago bikiri bya bindi byo kuvugirwa mu byumba by'amasengesho aho abantu batumva, abantu babiri ngo tuganire twuzure umwuka. mubwire ngo mwene da, Yesu agiye kugaruka, nukurube maso usenge wirinde wezwe. ni ubutumwa bugiye kuvugwa ku mugaragaro. haleluya. ni ubutumwa bugiye kuvugwa ku mugaragaro, kandi Imana izatuma bishaka kuko ifite abakozi benshi. bamwe nibanga kubuvuga, Imana izahagurutsa abandi. amen. haleluya. kubera yuko ni ubutumwa bukiza, ni ubutumwa bugiye gutuma abantu benshi bongera gukangukira iby'ubwami bw'Imana. tugiye kuganira rero mu magambo nka mesaje enye, bitewe n'amasaha biraterwa nuko buri imwe iragenda itambuka. icyo gihe numva ubwo butumwa ubushize nasoreje kuri iki ngiki, ariko nkumva umwuka w'Imana ambwira ko hakiri n'ibindi. Imana ishimwe. n'uyu munsi nubwo mpagaze aha ngaha mvuga ngiye kuvuga ibi ngibi Imana yambwiye uyu munsi, n'ubundi haracyari ibindi, hari ibindi Imana izanyuza mu bandi, ariko ubutumwa bw'ibihe bya nyuma tugiye kubwumva. abantu bakunda ijambo ry'Imana ribatura, muhereza Imana icyubahiro. haleluya. uko bimeze kose, nubwo byaba bimeze gutyo, ariko haracyari. amen. haracyari ibihumbi 7. haleluya. bitarapfukamira Bayali habe no kumuramya. haracyari abizera banihira ibizira bibera hera. haracyari abizera, haleluya, batarangajwe n'ibya none. haracyari abizera bakiri ku gikumba bavuga ngo murinzi we tumenyesha igihe. baracyahari. nubwo bimeze gutyo, nubwo baziruye ibizira, nubwo babibatije amazina, nubwo babyoroheje, ariko haracyari ibihumbi 7. haracyari abamama 7,000 batarapfukamira Bayali. haracyari abapapa 7,000 batarapfukamira Bayali. haracyari abasore n'abakobwa batarapfukamira Bayali. haracyari abaririmbyi batarapfukamira Bayali. haracyari abashumba batarapfukamira Bayali. haracyari abavuga butumwa batarapfukamira Bayali. haracyari abakristo batarapfukamira Bayali. nubwo bimeze gutya, Imana iracisigarije agace gatoya k'abantu bayo bari mu ibanga. haleluya. haleluya. abo ngabo amadini ashobora kuba atabazi. Imana ishimwe. haleluya. abo ngabo bashobora kuba batabimazemo imyaka myinshi, ariko Uwiteka yarabibikiye gusa. iryo jambo tuvuze ni Eliya wari uvuze ngo ni njye njyenyine usigaye. amen. haleluya. kuko yaramaze kwica abahanuzi ba Bali n'Abashera, ngo Yezebeli amutumaho mu Bami ba mbere igice cya 18. ngo Yezebeli amutumaho aramubwira ngo ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubw'abahanuzi ba Bayali, Imana zizabimpore. ngo Eliya arahunga, ngo ayicara munsi y'igiti cy'umurotemu, ngo yisabira gupfa. haleluya. ngo marayika umwami Imana ngo aramusanga ati uri gukora iki aha ngaha? aravuga ngo nagize ishaka ryinshi ry'umurimo wawe, none ninjye muhanuzi njyenyine usigaye, dore Yezebeli arahiga ubugingo bwanjye. Imana iramubwira ngo ceceka, ibyo wavuze bya mbere nibyo. amen. wagize ishaka ni byiza, ariko wivuga ngo ni wowe wenyine usigaye, kuko ndakibikiye abandi bantu 7,000 batigeze bapfukamira Bayali
batigeze banamuramya. Bwoko bw'Imana, nubwo bimeze gutyo, haracyari abantu b'Imana, haracyari abantu batariyandurisha iby'iki gihe cya none. Nitukarebere ibintu byose ngo tujeneralize, haracyari abantu b'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Abo ngabo rero nibo bagiye guhagurutswa n'Imana kugira ngo bamamaze ubutumwa bw'ibihe bya nyuma. Rero tugiye kuganira ku bintu Imana yambwiye nyine ngo mbabwire. Ni message. Imana ishimwe. Tugeze ku ngingo ya 5. Uyu munsi ni ya mbere. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ni ya mbere. Ubwo abo tutabanye icyo gihe ngira ngo bazakurikirana icyigisho kuri YouTube kiriho, nabonye baracyaprodinze, bazagende bakirebe. Rehoboth wa mugani mujye musura channel ya Rehoboth muyumvireho ubutumwa bwiza. Umwuka w'Imana arambwira ngo turahanura, kuko nanjye ndimo, turabwiriza, turaririmba, dukorera Imana ibitandukanye. Ariko umwuka w'Imana arambwira ngo ibyo dukoreshwa n'Imana, ibyo dukora tubikora mu izina ryande. Abaririmbyi iyo muririmba mu izina ryande. Abavuga butumwa iyo tubwiriza ubutumwa bwande. Tubwiriza ubutumwa bwa Yesu Kristo. Abahanuzi iyo duhanura turavuga ngo nimwumve uko Uwiteka Imana avuze. Amen. Haleluya. Kuba Imana yankoresha, kuba Imana yanyura muri nje, ntago bimpa uburenganzira, amen, ubwo kwiyitirira ibyayo. Imana ishimwe. Niba hari amakosa akomeye Imana itajya ibasha kwihanganira, Imana ntijya yihanganira umuntu wiyitirira ibyayo. Nta kindi Mose yazize. Haleluya. Ijambo ry'Imana uko twasomye kumukuva hose, uko Mose yahamaga, uko yavutse, uko yahamaga, uko yatumwe kwa Farawo, uko yahagurukanye n'Abisirayeli muri Egiputa, uko Imana yamuhaye system y'ukuntu bambuka inyanja, uko bagiye mu butayu, ibyo byose ukareba uburyo Mose yabanye n'Imana. Ijambo rimwe gusa ryavuye mu kanwa ke umunsi umwe. Amen. Akaba ngo twabakurira amazi muri iki gitare, mwanzu y'abagome mwe. Kuko ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya 48 hari umurongo uvuga ngo icyubahiro cyanje sinzagihundi. Imana yagukoresha ibikomeye, ariko mu byizagukoresha hari imbago ntarengwa y'icyubahiro cyayo. Haleluya. Icyubahiro cy'Imana ntabwo izagihundi. Rero abakozi b'Imana bo mu minsi ya nyuma dufite ibiganza bishushe, nimuze tubibarambikeho. Nigeze kumva umwe yivugira n'akanwa ke avuga ngo ngwino nta muntu ngera imbere ngo amateka ye ntahinduke. Ngwino ntawe ungera imbere ngo amateka ye ntahinduke. Ariko ntiyari akwiye kuvuga ngo nazungera imbere ngo amateka ye yahinduka, ahubwo yari akwiye kuvuga ngo ngwino mu nzu y'Imana, hari Imana ikorera muri twe, uwayigeze imbere amateka yarahinduka. Haleluya. Haleluya. Nimuze twige gukorera Imana ariko duciye bugufi. Imana ihabwa icyubahiro
kubera yuko satani azi neza imbaraga n'agaciro Imana ihagarara ku cyubahiro cyayo. Niyo mpamvu usanga umuntu atera indirimbo abantu bakoma mu mashyi, yabona abantu bateye haleluya ati ndi umuririmbyi rurangiza. Amen. Niyo mpamvu umuhanuzi yerekwa akanya gato byasohora agasohoka akajya gushinga itorero. Amen. Ngubwo yabaye igihanganje. Haleluya. Abandi barahagarara, nagiye muri Isirayeli, ariko ikibazo si Isirayeli wagiyemo, ahubwo ikibazo Isirayeli yakunguye iki mu buryo bw'umwuka. Uko umuntu yaba nasomye Bibiliya ndayirangiza, ni byiza gusoma Bibiliya, ni byiza, ariko igifite agaciro si ukuyirangiza, kuko nuyisomera mu mubiri zahinduka nk'inzandiko zindi, ariko nuyisomera mu mwuka nibwo izagira impact ku buzima bwawe. Ko wayisomye ukayirangiza wahindutse iki? Haleluya. Uko umuntu yabira itorero, ninjye muntu uririmo wasenze kera. Amen. Kuba warasenze kera turabikunze, ni byiza, ariko kuba warasenze kera, amen, uri ku kihe kigero cyo mu mwuka? Haleluya. Imana ishimwe. Ni byiza warahanuye, umva ukuntu Imana yambwiye. Imana yarambwiye ngo icyo upfana nayo ntago ari uko uhanura, icyo upfana nayo ntago ari uko wabatijwe kera, icyo upfana nayo ntago ari uko uvuga ubutumwa bwiza, icyo upfana nayo ni uko uba imbere yayo uyikorera ufite umutima uciye bugufi. Haleluya. Nababwiye ko amagambo nk'aya adakomerwa amashyi rwose, muyihorere. Amen. Muyihorere, ariko mwumve icyo umwuka abwira itorero. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko bimwe mu bintu bitumye dupfa, ayo mashyi yanyu nayo arimo. Amen. Haleluya. Ibintu bitwishe, ayo mashyi yanyu nayo arimo. Murayakoma tukibesha yuko twageze kuri level yindi, ahubwo tukibagirwa ko tugomba kwinjira muri level yindi yo gusenga. Haleluya. Tugahagarara hano dushaka kubempressiona, tugahagarara dushaka ko mutira attention kuri twe, ni mubyihorere, ariko mwumve icyo umwuka abwira itorero. Haleluya. Niyo mpamvu muri iyi minsi umuhanuzi ahanura Imana itamutumye, kubera yuko ashaka gukomeza kugumana ngo ya machi tureka amashi ya masikse. Haleluya. Amasikse yo mu mwuka azerekanwa Yesu nagaruka. Haleluya. Yesu ataraza, mugani wa nyakwigendera mpyisi, ayo mashi muzayadukomere ku rurembo Siyoni. Haleluya. Muzatwamamarize mu rurembo Siyoni, muvuge ngo mama Erive yarayikoreye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kubera yuko tucyambaye uyu mubiri duhanura igice, twerekwa igice, tubwiriza igice, ariko kuri urya munsi nibwo ibituzuye bizuzuzwa, nibwo ibidashitse bizashika. Haleluya. Kuri urya munsi nibwo byose bizahishurwa. Mwuka w'Imana arambwira ngo icyo dupfana nayo ntago ari uko duhanura, niduce bugufi icyubahiro n'icy'Imana. Imana iramwe ngo abantu bahagarara ku dututi bakivugira ibyo bashatse. Haleluya. 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 Bamwe barahagarara ku dututi bakavuga imijyi batemberereyemo, amasaha agashira batavuze ijambo. Iminota 40 nta jambo ry'Imana, 35 ni Texas avuye, ni Washington yagiye, ni ibiterane yatumiwemo. Ibyo biterane ntago bari babirimo, ni wowe wari ubirimo, ni wowe wari watumwe. Hubwo niba hari ubutumwa Imana yaguhaye kuri bo bubabwire, ariko iby'imijyi wagenze, ibya Isirayeli wagiyemo, iby'ibitabo wasomye ntacyo byungura itorero. Amen. Iby'abana wabyaye ntacyo byungura itorero. Haleluya.
ibyingo nziza ntacyo byungura itora. Niba ari seminari y'abashakanye bivuge, niba ari ubuhamya wateguye buvuge, niba ari ishimwe bivuge, ariko si ibyo kubwirizwa iminota 38. Haleluya. Ikibitera ni iki? Abantu bari mu ipiganwa. Amen. Haleluya. Abantu bari mu ipiganwa. Imana ishimwe kugira ngo bamenye ko ari igihangange. Aravuga ahantu henshi amaze kugenda kugira ngo bamenye ko ari igihangange. Aravuga iby'Imana yamukoresheje. Barabyaye, ni byiza tujya tubivuga natwe ko hari abantu Imana yagiriye neza idukoresheje bakabyara, ariko ntago babyaye kubera wowe. Haleluya. Haleluya. Iyo barabyaye kubera wowe, nta badafite urubyaro bariko bakiri ku isi. Amen. Ni Imana yaguhaye ubuntu, urasenga urerekwa, umuntu aratabarwa. Amen. Dore nibyo tubicishije. Naramuhanuriye, none dore. Waramuhanuriye se mu izina rya so wanyu? Naraguhanuriye ubona akazi, none ntacyo umpa. Ntacyo aguha se, akazi nawe kamuhesheje cyangwa yageshejwe n'Imana yasenze. Icyabaye, Imana yakunyuzemo amagambo yo kumuhumuriza igihe yari ari ku musozi wo gutegereza, ariko si ibyo kumukubitisha. Haleluya. Haleluya. Ngurabona ukuntu basigaye bigira. Niba hari ibyo bari no kwigira, basengere baririre, ariko bibabwira ngo narasenze birakoreka. Oya, 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 ibyo Imana irabyanga. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro mu gitabo cy'Imigani. Hari ijambo rivuga ngo kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka. Niba hari ikintu Satani ateje abakozi b'Imana mu minsi ya nyuma n'abantu b'Imana, ni umwuka wo kwishyira hejuru, kandi ntitubimenye tukabyita ukuri. Amen. Haleluya. Tubyita ukuri. Amen. Ariko si ukuri. Imana ishimwe. Umwuka w'Imana reba ngo icyo dupfana nayo ntago ari uko tuyikorera, dupfana nayo ko tuyubaha tukayicira bugufi, tukagaragaza kwera kwayo mu batayizi. Icyo nicyo dupfana nayo, kuko sinahanuye mu izina rya data, si wahanuye mu izina rya so wanyu. Imana ishimwe. Ntabyo nakuye mu kabati wanjye ngo nze mbiguhe. Imana ishimwe. Wateye intambwe imwe, Imana itera 99. Si mama Erive wateye 99. Birashoboka ko naguhanurira rwose mu modoka yawe nziza ukancaho tukantera n'ivumbi. Ntago ngomba gusigara nitotomba ngo mvuge ngo urabona ngo uriya waje agenda n'amaguru, ngo none ari kugenda n'imodoka, ngo ari nge wabihanuye, ngo none ari kugenda nana. Ntago ufite uburenganzira bwo kuntwara. Ni umuco mwiza unciyeho ukantwara, ariko utantwaye singomba kukuvumira kugahera ngo mvuge ngo urabona ngo n'imbaraga nakoresheje musengera narazikoresheje, ariko ingororano nzahabwa nzazihererwa mu gihugu cyo mu ijuru. Nzazihererwa mu bwami bwo mu ijuru. Imana yagukoresha ukangirira neza, ni byiza. Amen. Ariko nutagira n'icyo ukora, ntago nshinzwe. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu mwuka rero kwishyira hejuru ni Mungu iri kugenda imunga itorero rya Kristo. Imana ishimwe. Mu baririmbyi iyo Mungu irimo. Aravuga ngo nintajya yose nindi uri butere. Si uko arwaye, si uko ataguwe neza, ahubwo nuko azi ko ari igitangaza. Bagomba kubanza kumuhamagara bakamuha gahunda. Bamuhamagaye bataramuteguje ngo kera ntago ashobora kuza. Abaririmbyi bangahe batajya kuririmbira ahantu ngo ntago ngo amafaranga ngo ntago bayumvikanyeho. Amafaranga kandi kera akiririmbira hahandi ataramenyekana yaririmbiraga Imana mu kuri no mu mwuka yamamaza ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi ngo ako gatorero bantumiyemo kameze gate? Ako gatorero haba abantu bangahe? Iryo teraniro riba rimwe abantu bangahe? Kubera ibyubahiro arashaka kuririmba ahantu hari abantu 3,000. Umuvuga butumwa ntabwo yajya kubwiriza ubutumwa ahantu hariho hose ngo nimubanze mumbwira yo muzampa. Ibyo byose biterwa n'iki? N'umwuka wo kwishyira hejuru. Ariko umwuka w'Imana arambwira ngo mbabaze ngo icyo mufite mutahawe n'iki? Icyo dufite tutahawe n'iki? Iyo ni sanse y'abantu bakorera Imana, ariko n'abandi bantu ku giti cyabo basanzwe badakorera Imana cyangwa bayikorera mu buryo butari publique. Imana ishimwe.
umwuka wo kwishyira hejuru urabamaze mu matorero. Amen. Nta muntu ubavugaho, nta muntu ubakoraho ngo kubera yuko muri ibintu abantu b'ibihanganje. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko umubyeyi ufite abana 8 akaba afite imfura umukurikira, hari amagambo umubyeyi atabwira umwana w'imfura niyo yabwira umwana wa bucura. Amen. Amen. Umwana wa bucura w'imfura, Imana umubyeyi ntagira ijambo ashobora kumuganiriza, mwana wanje birakwiye kumera gutya ukamera gutya. No mu nzu y'Imana niko bimeze. Iyi Imana itureba twese tubona nk'abana. Haleluya. Ntago Imana iturebera mu ndorerwamo y'amazu dutuyemo. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ntago Imana idushyira mu byiciro mu nzu yayo. Ibyiciro biba mu isi. Iyo turebye uwaje n'amaguru, n'uwaje n'imodoka, n'uwaje na moto, n'uwaje n'igare, iyo barebye babona nk'abana. Ukodesha n'ufite inzu ye n'ukodesha izindi, iyo turebye tubona nk'abana. None n'iki gitumye twarishize hejuru? Umwuka w'Imana arambwira ngo ubambarize ngo mbese ikimenyetso cy'uko nta na kimwe bafite cyabo. Nta byiciro biba mu ijuru. Mbere y'Imana nta byiciro bihaba. Icyiciro ni hano. Nimwe mwabyishyiriyeho. Imana igira. Abantu nibo babyishyiriye. Iryo jambo riramfashije. Nta byiciro biba imbere. Ibyiciro byashyizweho n'abantu n'amarangamutima yabo. Mbere y'Imana nta byiciro bibaho. Amen. Imana irambwira ngo icyo mufite ikimenyimenyi ko nta cyanyu mufite. Umuntu iyo apfuye diplome yawe ikora iki? Iyo upfuye inzu yawe bigenda gute? Iyo upfuye imodoka yawe bigenda gute? Ntisigara mu igaraje bakaguherekeza urusororo. Imana ishimwe. Iyo upfuye abana bawe abo twita bacu, abana banje, iyo upfuye bigenda gute? Ujyana n'abawe bose n'ibyawe byose. Imana ishimwe. Imana irama ngo icyo ni ikimenyetso ko nta cyanyu mufite. Ibyo mufite byose ni njye wabibahaye. Nta mpamvu n'imwe rero yatuma mwishira hejuru. Umwuka uhumeka sharijeri yawe irihe? Waraye usharije? Urataha usharije? Ayo magufwa n'imisokoro iyo utashye ujyana mu igaraje, hari igaraje ry'amagufwa mujyanamo kugira ngo amagufwa yongere akomere. Imana irambwira ngo ibyo twirata ni ibiki? Ijwi ry'Imana irambwira ngo bambwira ijambo ryo muri Mika 6:8. Ni ijambo rivuga ngo mwana w'umuntu yakweretse icyiza icyari cyo. Icyo Imana igushakaho ni ukugendana nayo wicisha bugufi kandi ufite umutima utunganye. Nta kindi Imana igushakaho mwana w'umuntu we, ni ukugendana nayo uciye bugufi n'umutima utunganye. Hari ijambo tutiriwe dusoma riri muri Luka igice cya 10 umurongo wa 17 kuri babandi ba mbere navugaga bakorera Imana. Igihe intumwa zaje zibwira Yesu ngo ni igitangaza cyabaye. Haleluya. Twirukanya abadayimoni karahava. Haleluya. Twirukanya abadayimoni, twakijije indwara, ibintu byakomeye. Barimo baravuga ngo abigishwa ba Yesu ni ibitangaza. Yesu arababwira ngo nabonye Satani ava mu ijuru aramanuka. Haleluya. Arangije aravuga ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi, ibyo birarangira. Ariko arangije abwira ijambo rikomeye. Aravuga ngo nimwishimire ko mwirukana abadayimoni mugakiza indwara, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Haleluya. Sinishimire ko nkoreshwa n'Imana, ahubwo nishimire ko izina ryanjye ryanditswe mu gihugu cyo mu ijuru. Mwene da, ntiwishimire ko utuye mu nzu nziza, ufite abana beza, ufite umugore mwiza n'umugabo mwiza n'ibindi byose byiza. Ni byiza, turabikunda, ariko ibyo ntibigushimishe ngo umve kuri igihangange, ahubwo wishimire ko izina ryawe byanditswe mu ijuru. Icyo kwishimira rero si ibyo twakoreshejwe, ibyo kwishimira si ibyo turi byo. Nababwiye ngo Imana iyi tureba, ntago hano hari data z'abalisansiye n'abafite maîtrise n'aba PhD n'abadokiteri n'abaprofeseri. Haleluya. Mu bitabo byo mu ijuru ntago zirimo. Amen. Ntago mu bitabo byo mu ijuru harimo ibyiciro by'ubudehe bya kangahe na kangahe.
twebwe iyi Imana itureba, iturebera mu ndorerwa bimwe gusa y'amaraso ya Yesu. Icyo reka nkiveho, ariko twige gukorera Imana twicishije bugufi. Nta bintu nzakoreshwa bihambaye bizatuma icyubahiro cy'Imana tugifatanya. Cyokora njye wizansigira ubuhamya nk'uko wacu akunda kubivuga, ndetse indeberera amashimwe, ariko icyerekeye icyubahiro cyayo mwene da, nubwo wazaririmba abazimu bari mu bantu bose bakavuga ngo turagiye, amen, uko bimeze kose uracyari ikiremwa, amen. Uko bimeze kose nabwiriza nkazenguruka amahanga nkaba ku mafishe yo mu Rwanda na international, nta na rimwe icyubahiro cy'Imana izagiho. Turi abakozi b'ubwami, ibikoresho dufite n'iby'ubwami. Haleluya. Umuntu ufite imodoka y'akazi ntago ari imodoka ye bwite, ariko mu ijambo rimwe nta na rimwe umukozi azasumba shebuja. Ntabwo bibaho rwose. Nta na rimwe umukozi wo muri entreprise azasumba. Kandi mureke Yesu abe umusitari, kuko niwe dukorera. Umusitari ni uwanyangaje, ntabwo ari njye musitari. amen. Kandi tuzirikane ko icyatumye Satani ava mu ijuru yari umumarayika ukomeye, amen. Ngo ariko igihe kimwe inama yo kurema umuntu iba, Imana yiremera umuntu, ngo Satani ntago yari ahari. Ngo aje asanga inama yabaye ko hagiye kuremwa umuntu, aravuga ngo ni gute hafatwa icyemezo nk'iki njyewe Luciferi ntahari, amen. Imana rero kuko icyubahiro cyayo itazagiha undi, Satani amanurwa hasi, amen. Niyo mpamvu usanga iki kintu, uyu mwuka mubi Satani awutera mu bakozi b'Imana, kuko Satani azi neza uburemere bwo kwishyira hejuru mu bwami bw'Imana, amen. Ndasaba Imana, ngusabira nanjye nisabira, kugira ngo Imana iduhe imitima iciye bugufi, tumenye ko turi abagaragu. Imana ishimwe. Kandi nk'uko umushumba bivuze, umugaragu ntaruta shebuja. Imana iduhana umugisha, amen. Birashoboka ko amagambo yose navuze utayafata mu mutwe, ariko umugaragu ntaruta shebuja, kandi ntacyo ufite utahawe, amen. Wavutse ntacyo ufite, uzanagenda ntacyo ufite. Nta mpamvu rero yo kwirata ibintu, nta mpamvu yo kwirata amashuri, nta mpamvu yo kwirata ibi bifatika. Ibi byose umuririmbyi yaravuze ngo ni umurama utumuka. Kubera yuko iyi ngingo nayitinzeho n'ibindi byinshi nagiye mvuga, kandi nashaka kwica gahunda, hari ibyo ngiye gusimbuka nkavuga ibyo numva, ibindi nzabivuga ubutangiye kuvuga kimwe, ko mbona amasaha yagiye. Ndasimbutse ngeze ku ucyandike ni icya kabiri, ariko ndasimbutse hari ibindi ntavuze kubw'impamvu. Reka nivugire iki ngiki, ndasoreza ku kandi kamwe gusa kadafite ibintu byinshi. Umwuka w'Imana arambwira ngo mubambwirire bemere kwigishwa n'ibibazengurutse. Niko umwuka w'Imana yabantumyeho, mubambwirire ngo bemere kwigishwa n'ibibazengurutse. Ibi bituzengurutse ni ibiki? Hari ibyabaye, hari ibiriho, hari ibyabaye kera, ibyo ngibyo ni bituzengurutse. Hari ibiriho none, ibyo turebesha amaso, ibyo twumvisha amatwi, ibyo byose ni ibiriho, amen. Imana irambwira ngo ibyo bitwigishe. Mwuka w'Imana turagendera ku cyanditswe kiri muri Luka 12 umurongo wa 54. Luka 12:54 ni igihe Yesu yabazaga abantu igituma batamenya iby'ibihe barimo. Arababwira ngo iyo igicu kivuye iburengerazuba muravuga ngo imvura iri bugwe, kandi imvura ikagwa. Iyo mubonye umuyaga uturutse hehe, mumenya ko nyine igihe cy'impeshyi, mumenya yuko igihe cy'ubushyuhe, kandi koko ubushyuhe bukaza. Iyo mubonye imitini itoshye cyane, mumenya ko igihe cy'impeshyi kiri hafi.
Yesu arababaza ngo none ko ibyo mubasha kubigenzura kubera iki mutamenya iby'iminsi murimo? Imana iturengere. Umwuka w'Imana yampaye ingero nyinshi, ariko ibintu byagakwiye kuba bitwigisha. Amen. Bikatwigisha aho tugomba uko tugomba kubana n'Imana, n'ibyo tugomba kwikomezaho, n'ibyo tugomba guha agaciro, n'ibyo tugomba n'imitima yacu ko igomba kumera. Imana irambwira ngo mbese iyo umubyeyi atwise nk'abandi, agatwita amezi 9, akitegura nk'abandi babyeyi, akagura imyenda nk'abandi babyeyi, agategura icyumba nk'abandi babyeyi, akajya muri consultation prénatale nk'abandi babyeyi, itariki yo kubyara ikagera akabwira umukozi ati ndagiye ngiye kubyara, akabwira famille ati ndagiye ngiye kubyara, musigare mwitegura, mukanya ndaba mbahaye uruhinja. Yajya kubyara agapfa, n'umwana atwite agapfa, n'umwana yabyaye agapfa. Imana irambwira ngo ibyo ngibyo si bigomba kubigisha. Imana irambwira ngo mbese iyo umuntu yize akiga secondaire akarangiza university akayirangiza, akajya mu mahanga mu gihe runaka, ukajya ukabona itangazo cyangwa ukabona ifoto bakavuga ngo uyu nguyu yigaga aha n'aha, none dore yapfuye, yazize indwara, yazize ibi n'ibi n'ibi. Imana irambwira ngo uwo nguwo ntabwo ari icyigisho. Imana irambwira ngo abantu tugoswe n'ibyo kutwigisha ariko twanze kwiga. Iyo umuntu yuzuza inzu ye akayitaka akayimaramo amezi 2 agapfa atarayimaramo n'imyaka 5 cyangwa 10, twajya ku kiriyo tukajya turira, tukavuga ngo iyi nzu niwe wayiyubakiye, tukavuga ngo twamusangaga kuri chantier ari kumwe n'abafundi, tutari komana kuki utagira imbabazi. Iyo umureka byibura akabanza akayibamo akayinezererwa. Imana irambwira ngo ibyo byose iyo bibaye mba ndimo kubigisha. Imana irambwira ngo niba uwarebaga afite amaso 2 areba, iyo igihe kigeze kubw'impanuka cyangwa kubw'indwara, uwarebaga n'amaso 2 bakamurandata, Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo suriya mba nshatse kubabaza, ahubwo mba ngira ngo mwige. Haleluya. Imana irambwira rero ngo umbwirire abantu banje, haleluya, bigishwe n'ibibazengurutse. Imana ishimwe, bemere kwigishwa. Reka nze mbabwire bene da, dufite ibintu byinshi byakaduteye kwiga, dufite ibintu byinshi byagatumye duhindukirira Imana. Imana ihabwa icyubahiro, ariko twebwe amaso yacu arahumye. Haleluya. Y'umwuka, amaso yacu y'umwuka ntareba, amatwi yacu y'umwuka ntiyumva. Tumeze nk'ababana ngo baririmbira mu masoko, haleluya, ngo bakavuga ngo twacuranze ngo ariko ntimuri kureba. Haleluya. Barereba gutese kandi bibereye mu isoko barimo gucuruza. Imana iturengere, Imana itugirire neza. Niba umuntu wagendaga n'amaguru ye 2, amen, bishobora kuba ngombwa ko bamusunika mu kagare, kandi yagendaga n'amaguru 2, Imana irambwira ngo ibyo byose n'ibyakabateye kwiga. Imana irambwira ngo buri wese mu ruhande rwe yige kwigishwa, yemere kwigishwa n'ibimuzengurutse. Niba umuntu wari ufite 100 mu minsi gashobora gusanga afite 40, Imana ishimwe. Imana irambwira ibyo byose n'ibyo kubigisha. Imana ihabwa icyubahiro. Niba umuntu yari umuntu ukomeye mu by'ubu butunzi bw'iyi si, akisanga ari hasi adafite ikintu na kimwe, Imana ishimwe, kandi umuzi uzi nibye bagateza cyamunara n'ibindi byose bikamusohoreraho, ukabona asigaye ameze gutya. Imana iramanga ibyo byose n'ibyo kutwigisha. Rero Yesu abwira abantu, ababaza igituma batamenya iby'igihe barimo. Tuzi kugenzura, ahubwo tuzi kugenzura ibitari ibyo kugenzura, ahubwo ibyo kugenzura no kwigiramo ntabwo tubyigiramo. Imana iduhe amaso areba, twige. Haleluya. Twige ku isi, twige ku bantu, twige ku bituzengurutse. Imana ihabwa icyubahiro. Niba abantu bajya mu rukiko, umugore bati wowe no kukureba byonyine mu rukiko bakoze ubukwe, amafoto aracicikana, batanga linki turabireba, ariko mu mezi 6 bari mu rukiko.
bari kuvuga ngo ngewe sinshaka kubana nawe. Ibyo ni byo kutwigisha ko tudakwiye kwishingikiriza ku muntu no ku kintu icyo ari cyo cyose. Haleluya. Umubiri wawe ntugushuke, umubiri wanjye ntuncuke, ubutunzi ntibuncuke. Haleluya. Niyo mpamvu umuririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo yewe wa mubiri we, icyampa nkazatandukana nawe neza, ntihagire ikintu kigushuka. Ibyo byose mu mwanya muto bihinduka ubusa nk'ibitariho. Bya bindi wiringiraga, bya bindi byakubuzaga ubusabane n'Imana, ugasanga ibyo byose, haleluya, bihindutse ubusa. Niyo mpamvu umubwiriza yavuze ngo byose ni ubusa. Haleluya. Mwene data, nuhirwa ujye ushima Imana, ariko wongereho iri jambo uvuge ngo byose ni ubusa. Igifite agaciro ni ubugingo bwejejwe. Imana ihabwa icyubahiro. Akanyuma nshorejeyeho, amen, ni ijambo rito cyane ntari busobanurireho amagambo menshi. Ni ijambo ry'ikinyarwanda ritomoye. Umwuka w'Imana yarambwiye ngo umbwire buri muntu wese yikiranure n'ibimurega. Buri muntu wese yikiranure n'ibimurega. Iryo jambo hari abataryumvishe ngo risobanure cyane. Hari abantu bataryumvishe kwikiranura n'ibikurega. Ndabona ntawe, twese twaryumvishe. Umwuka w'Imana aramwe ngo nta kintu na kimwe cyatwikiriwe kitazatwikururwa. Buri wese yikiranure n'ibimurega. Umwuka w'Imana arambwira ngo indorerwamo twirebeyemo yadushutse ko turabera. Twirebeye mu ndorerwamo y'idini, ntitwirebera mu ndorerwamo y'agakiza. Iyo twirebeye mu ndorerwamo y'idini turavuga ngo dutanga ibyacumi, ubwo dutanga ibyacumi turabera. Indorerwamo y'idini yatweretse kuko duterana buri munsi, twatendinga amateraniro. Iyo ndorerwamo yatweretse ko nta bitangaza nkatwe bibaho, ariko umutima wawe ntago ikimenyetso cyo gukiranuka kigaragarira mu guterana. Amen. Icyo kora byaba ibyishingiro byatuma uzagira gukiranuka, ariko ntago ari byo bigaragaza kuri uri umuntu uri parfait, ntago bigaragaza kuri umuntu wera. Rero indorerwamo twakuriyemo z'amadini zatweretse ko niba umuntu atanga icyacumi, niba umuntu rimwe mu mwaka ashima Imana, niba umuntu aterana, byatweretse hari ahandi tugomba kurenga. Haleluya. Haleluya. Hari izindi ngabano tugomba kurenga, tukarenga ibyashyizweho n'amadini. Haleluya. Tukarenga ibigaragarira amaso. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kubw'iyo ndorerwamo y'amadini byatumye dufata ingendo tujya gukorera ibizira kure y'amadini, ariko nta kure y'Imana habaho. Kure y'umushumba birashoboka, kure y'abadiyakoni bashinzwe kugarura intama birashoboka, ariko Imana yo nta kayonzi ibaho ku Mana, kuko ibyaremwe byose imbere yayo ngo bigaragara nk'ibitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa. Haleluya. Rero iri jambo rishatse kuvuga ngo iki? Rishatse kuvuga ngo ibiri kubyiganira mu mutima wawe, ibyakugize imbata kandi warabohowe, ni wowe ugomba kubyikuraho. Imana ishimwe. Indorerwamo y'agakiza va mu indorerwamo y'ibindi byose, wirebere mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana, nibwo uzamenya uwo uriwe. Haleluya. Twe gutinya amaso y'abantu, dutinya ijisho ry'Imana. Nidutinya ijisho ry'Imana ntago nzajya kunywera byeri ihuye, kuko ihuye umushumba wanjye atajya hagera, umwuka w'Imana abayo. Haleluya. Rero umwuka w'Imana arambwira ngo buri muntu wese, ijambo ari mu byahishuwe, ntabwo twirirwa turisoma, ijambo ryandikiwe ab'Ilawodokiya rivuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura ndinjira dusangire. Imana ishimwe. Haleluya. Mwene data, biri mu mutima wawe ni wowe ubizi, nanjye biri mu wanjye ni njyewe ubizi. Imana irambwira ngo bambwire ngo buri wese yikiranure n'ibiri kumurega. Mu yandi magambo, hari ibyo abashumba bawe batazi, ariko wowe uzi, n'Imana izi. Ibyo nibyo ugiye kugenda ukikiranura nabyo.
ibiri mu mutima wawe bitandukanye n'ibyo Bibiliya itubwira. Ijambo ry'Imana migarama ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, ngo niho iby'ubugingo bikomoka. Imana itugirire neza bene data. Turi kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ibihe bya nyuma. Akajambo nsorejeho niko nasorejeho n'ubushize, ni ijambo rivuga ngo uwera akomeze yere. Haleluya. Uwanduye biragatsindwa kuko dufite amahirwe, ariko uwera nakomeze yere. Haleluya. Zakayo akimara kwakira ubwo buntu, ngo yatangiye kubwira Yesu, 1/2 cy'ibyo ntunze ndabiha abakene, umbabare nakoze ibi n'ibi. Hari abantu bafite ibyaha by'ibigugu. Amen. Ariko uyu mwaka kuko dufite amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana, mwene data, ikiranure n'ibikurega, ikureho urubanza. Hari abantu bafite imanza zitandukanye. Imana ishimwe, ukuramo inda nta mushumba wari uhari, ariko Imana yari ihari. Imana ishimwe. Ugambanira mwene so nta muntu wabimenye. Haleluya. Ariko Imana yo irabizi. Usebya bene so nta muntu ubizi. Iyo bakubonye bagira ngo uri umugenzi ugana mu ijuru. Ariko na Yuda yari afite inkota, nta muntu wari uzi ko ayifite, ariko Yesu yari abizi. Kuko yaramubwiye ngo genda ujye ku nyanja ubaga ifi uzane twishyura umusoro. Yari kumubwira se ngo agende, hari inkota yari amuhaye, yari abizi ko ayifite. Rero ibyanjye Imana irabizi, iyi ndeba. Haleluya. Scanner hari ibintu itabona, ariko Mwuka Wera arabibona. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Aberekwa hari ibyo batabona, ni ukuri. Abakristo b'iminsi ngo se ngo ko batabyeretswe, ngo ubwo yampanuriye ngo ngiye kubona visa, ngo ubwo ngubwo ngo ntago biri Imana yabibonye. Uribeshe. Kubona visa no gukiranuka ni ibintu bibiri bitandukanye. Haleluya. Rero ikiranure ikureho urubanza rukuriho, kuko Yesu yaje kugira ngo mbone ubugingo nawe ubone ubugingo. Umwuka bivuga yeruye muri Timoteyo, aravuga ngo muri ibyo bihe, ibihe bikomeye by'iminsi y'imperuka, ibihe bizaza ubwo inyigisho zizahinduka, zigahinduka inyigisho z'ibinyoma gusa, zishaka kuryohera amatwi y'abantu. Hari ibintu nka 2 ntavuze cyangwa 3 tuzabiganiraho Imana niduha umwanya, ariko twiyinire muri uyu mwaka 2024 kuko ni igihe Imana iri kweza itorero. Amen. Haleluya. Narababwiye ngo ubwami bw'Imana buratwegereye kurusha igihe twizereye. Yesu ari hafi kugaruka. Ndagusabira nanjye nisabira kugira ngo ubwo Yesu azerekanwa, haleluya, ubwo impanda izavuga, amatwi yawe y'umwuka azayumve, n'amaso yawe y'umwuka azamurebe. Ntuzahunge mu maso he, ahubwo uzamusanganire unezerewe. Kuko icyo turimo dukora hano mu nzu y'Imana, ntabwo twaje muri sorti zisanzwe, twaje kugira ngo twumve ijambo ritwubake, ijambo riduhindure. Ntabwo twaje gucirana imanza, ntabwo twaje gutungana intoki, ntabwo twaje gushyamirana ngo tuvuge ngo ukiranuka n'uyu ukiranirwa n'uyu, ahubwo twaje kugira ngo twese buri wese yiboneze. Ntabwo Imana yambwiye ngo mbwire buri wese ajye wowe ubwawe niwe ugiye kwikiranura n'ibikurega. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo nza kugukiranura n'ibikurega, ahubwo urikiranura n'ibikurega, nanjye nikiranure n'ibindega, maze amaraso ya Yesu Kristo agifite imbaraga zo kutweza. Yeza abagabo, yeza abagore, yeza abasore, yeza abakobwa, maze itorero rya Kristo ribe itorero ryera kandi ryeshejwe, ryiteguye kugaruka k'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Turagushimye Mana yacu, duciye bugufi imbere y'ubwoko bwawe n'imbere y'izina ryawe ryera. Icyo dukoze ni ukubwiriza ijambo ryawe. Umugaragu wawe yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo numara gukora icyo ugomba gukora, umaze kugabura ijambo, uramenye uzavuge ngo uri umugaragu w'imburamumaro. Kuko si wowe uvomerera, si wowe wuhira ijambo, si wowe urimeza, si wowe utuma abantu bahinduka. Natwe duciye bugufi Mwami, kugira ngo ijambo ryawe rigire umumaro mu mitima yacu, rigire umumaro mu mitima y'abazaryumva, rigire umumaro mu mutima w'abaryumvisha uyu munsi ndetse n'ab'igihe kizaza. Aho iri jambo hose rizagera, rizagira umumaro mu mitima y'abagenzi bagana mu ijuru. Utwemerere Uwiteka Imana nziza, uduhe kuba maso no gusenga, uduhe kurindisha Mwami wanjye agakiza waduhaye, uduhe kukarindisha guca bugufi, uduhe kukarindisha
kukarindisha ingeso nziza, uduhe kukarindisha kwemera kwigishwa nawe, uduhe kukarindisha Uwiteka Imana Nyiringabo kwiyinira no kwisuzuma, kuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo buri wese yisuzumye ntago yacirwa urubanza. Udukureho imanza zibidafite umumaro, utweze nka sheregi, utweze nk'ubwoya bw'intama. Niko ijambo ryawe ritubwira ngo nubwo ibyaha byanyu byatukura tukutuku ngo mbasha kubyeza. Ni ukuri duhanagurwe hose Mwami, udukureho amaso y'ibidafite umumaro, udukureho iminwa y'ibidafite umumaro, udukureho ibiganza byanduye, imitima yacu ibonere, maze Kristo ubwo uzerekanwa uzasange turi abagenzi biteguye, kandi naho twasinzira tuzasinzire twejejwe, maze tuzakangukira ubugingo buhoraho. Uduhe kuba maso kubw'ibihe dusohoyemo, kandi uturinde ibirangaza by'ino, ahubwo uduhe kubera amaso ubugingo bwacu, maze Kristo abari bacitse intege ubasubizemo imbaraga, abari barangaye ubakangure, abari baguye ubabyutse, kandi n'abari barimo kugenda uko bishakiye ngo abashumba ntibabizi, abahanuzi ntibabizi, ubahe kumenya yuko ijisho ryawe ntaho rihishwa, ibyo abantu batazi wowe urabizi, kuko ureba ibiri mu mutima. Icyo nsabiye ubwoko bwawe nuko buri wese yatsindishirizwa n'ijambo ryawe, kuko utaje kugira ngo dutsindishwe naryo, ahubwo waje kugira ngo dutsindishirizwe naryo, maze duhabwe ubugingo muri ryo. Ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha.